haya narababwiye ngo buri munsi bizajya bihora n'ibintu bisa gusa nk'amata n'ubuki. Kuri uyu munsi rero nk'abana bategura ibintu bimeze neza cyane kandi biryoshye. Ese uratekereza nawe ari umutumirwa twaba dufite ubu ngubu ku isaha y'ubuno hano muri studio za OK TV. Uyu munsi rero agaseke dufite gapfundikiye hano hafi. Reka tubanze tukegeze hino ewana twanze rero noneho abanze aho basogongeze haya welcome kitball origino ne amusini having flat Christian irya gasiri no mugakino ni Christi bombe amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba n'iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali aho hose hatembera urahita ubona ibyiza bitatse u Rwanda rwa Gasabo ruteye ukwarwo w'imisozi igihumbi sugira usagambe tera imbere wowe mutima wa Afrika subiza amasi inyuma ureba aho twari turi urebe n'ubu ngubu urahita ubona itandukanyirizo ubumwe umutekano n'iterambere mu gihugu biraganje ibyo byose tubigesha leta y'ubumwe bw'abanyarwanda baragajwe imbere n'intore ibarusha intambwe yipike rubyiruko rw'u Rwanda ubiterambere n'umurimo utitaye ku ifesi y'akazi uretse kwiba no kwica ndetse no kuroga u Rwanda rwa gihanga rw'abanyarwanda bene gihugu nitwe tugomba kurusigasira twubaka u Rwanda twifuza Christi bombe aka rutamiza bikwiye narababwiye rwose narababwiye ibintu bizajya bihora bishya gusa kuri OK TV. Ariko mbere na mbere kamubwiye ngo banze kuri subscribe mukande ku nzogera men iyi tafi igere kuba kanda nzogera hose ngo kandi ngo mutibayo no gusharinga ewani ngo yabasubizaga mwabumvaga n'umwana wo kugasima from Kinyinya muri Kosovo Kempo maniga munsi yo kuri Pefa ya ewana Christi bombe ngo bari mu byose injyana zose ni ubwambere ubayoboreye muri gengo ewana ngo yabasubizaga reka mukato twakira mu gace ka kabiri arangije abakubita ku njyana ya hip hop ewana we ewana umuhungu ushabutse cyane ewana welcome muri studio za OK TV Christi bombe welcome kuri your song besura umwiza utatwaye nyamibwa y'igikundiro nyir'uburanga bwiza n'umutima mwiza bizira ikiziga kigizire shami ryanjye ishami kiye ubuzima bwanjye ngwino nkunde nanjye gukunda ndabanyamihari tubashyire ku ruhande inzira y'urukundo jye nawe ibe ndende icya mbere nagukundiye be niwita ku mabwire abenshi mu nshuti zawe n'imiryango yawe warakatiye ngo kuki witeza ingegera itazagira ikiza kumarira ewana uyu mungu wacu urumva bishoboye tu ese akomeze tubwire andika muri comment maze tubwire ese urumva bishoboye nimba bishoboye kwanda inzogera andike muri comment maze unashare ku bashuti bigiye ku cyango cyanyacyo ewana